Mwongeye kwiga abakurikiye YouTube channel yacu ya Shakira na Alexandre, turabasuhuza tunabaha ikaze mu biganiro by'uyu munsi. Uyu munsi rero hari agastory mugiye kubona mu kanya gashekeje, ariko uko murabona ko mu kanya ndahindutse, ko nari meze karugufi komeza umuvye muri salo bamaze kunyogosha, murabona ko mpindutse umwana mutoya, agatwe nyine murabona namwe ko ndahindutse ntago iri wa wundi. Turabasuhuza rero tunabashimira umuntu wese wakoze subscribe kuri Shakira na Alexandre, comment zanyu abasharinga mwese turabashimira, kandi dushikariza umuntu wese utarakora subscribe kugira ngo najya abona ikiganiro cyacu ntakaturenge no hanya kandi subscribe kugira ngo ajye abasha gukurikira ubuzima bwa buri munsi bw'umuryango wa Alexandre. Turabakunda cyane tunabashimira. Ubu rero nagira ngo bashishikarize mu kanya akantu mugiye kubona gashekeje, mugiye kubona intambara y'abagabo barwaniye nako biteye amatsiko ntabwo nabivuga gusa murabibona. Gusa ariko abantu babonemo umuntu bazi nkanjye nyamuneka ntimuze kwandika comment itari nziza rwose, ntimuze kuntera agahinda, mwihangane mu birenze ingohe, ahubwo muze kunyandikira muri comment mumbwire uko byari bimeze. Yego njyewe nahombye bandiye ariko nta kundi natsinzwe, gusa ntimunseke. Turabashimira cyane rero, mu kanya mukurikire video yose murebe gashya mugiye kubona. Thank you so much. Kinara Niki tumburu jamuri kamera se kigaragara jamuri kamera Tamahanga arakina bwa kabiri kubera ari atsinda wongera jama atsinze urongera ko bigenda none witwara plate ya plate arabariye bitanu so wari kurikiyende tera wa gatatu ararya bread kwarya ni kwaraki ubasigaje byira karya bread jama kudakina tabari ko yada tama bigaragara muri isambu cyari kitwishemo kivuga ngo ntabyo kizi kari kaguye wimbyika ndabona nta na kimwe ndi bugeke bya bintu babimaze bitatu ndabiri Jean Paul we ntago watsinda Jean Paul ntiyatsinda dohara n'agahano gutya kitambitse n'ubundi kirire muri kamera ntacyo ni gatu abagabo noneho ni bwoko ki ko ndabamira ibiraha Alexandre bataha uko yaje Marakina mpaka birangiye mpaka ubitsinda Alexandre urataha uko waje ntabwo nabiki ntabwo abantu bose
isi yose ibibona ko nta ubuseke bwambabarekaga na kimwe umugore wanjye akazafungwa akabona ndi kwataka icyo bitwaye se aka gahinda mfite kugarukira hafi ku mwamba ibihambi bwo kugarina bikoraga kugenzura jamara ariko agize amahirwe 3 ya bitanu ahita afata ndabura burete bibiri ariko ewe reka tukuba ari nongeye rwose araje ariko nongeye byahumiye ku mirari gakora icyaka egizane n'imbwa azanange no kurya dirende ukimwambuye nawe ahita arya ikintu bosi ndi kubaye yamwe gakora agiye kubimara pe egizane ko nare arajijyaye narahete koko ibyo ngibyo uko kubimwambuye nibyo byiza jamari barabura kimwe shangu jamari barayimutanze kugira ngo agira ati jamari jamari arabura urabura kimwe ngurije yayiriye arasaze noneho sari ikize egizane we yaravamo nuko nyine yawe ntacyo genda bakuvumbuye bo bafite ukuntu era n'ibyo bisuke aho tutabye bati hari ibindi ndasura aho utagiyemo no abimpaye nkuremo haguvamo cyangwa wakiramo ko bavuga ko ngenda bakoresheje niwe manager kurikira Jean Paul biranyura utagahagaritse turaba tubonye titire Alexandre byamunaniye bazabira kuri kamera zavuga ati uyu ni umuswa byamunaniye ushaka kurya nzara nari ngiye gushiranya nubwo wari utwibye ariko uzi ukinyuka n'izina rya Yesu na direct nakuri tayitegeye na burete hasigaye ibyawe rero abantu bari mu nzu ntabwo bari kureba umukino hasigaye ibyawe ngeje magana umukino hano n'igikenyezanye ni ukujyamo kariya gacupa watera bakaragarika ukarikira egizane bareba 5 atararya na kimwe aho yamba habe na kimwe magana arindwi yose yiyesha harimo akarenga uyareba itanu uyarya bitanu umaho niwe uzanye umuti niwe uzanye umuti bravo byari byamunaniye ukinye gatanu wajyana kuri umutsindo niwe uyarya wuzuye burete n'uriya burete egizane we nta n'imwe uko n'ubundi birahita bisigayeho yabitwara wenyine cya gatandatu yanabitwara nta kisigara turayima kuko n'ubundi ubu ntawe wongera kurya bitanu
ayitwara nka bonasi. Jamara yabwiye bine biti. Urabona se? Zahina baramushimisha. Uravuga wamuye kuri icyo. yewe rwose nsigaje kimwe ngomba kukirya. Muzehe yari yabize ibyo twere kugira igice. Do. Jambo cya gatandatu arakintu. Rahi. Ndabona Jean Paul ari kujyana ibi. Gutsinze kabiri kuva yanjye. Turi kumwe sha yo kuguma. Ariye bitandatu. Hambere babiri. Karahire. Tuzaduriye binga. Ariye bibiri yakwambuye. Ariko kanzi kwa ndi. Nicyo namwe jambo Na jambo yamanje. Ese baje kumwanganyisha. Nuri mwamunganyisha. Ariko nta brete rimwe ariye. Birada y'ibyo ntabwo bayigira ubundi byashoboka yewe. Ntabwo ibifu byuzuye rwose. Oya, nge birete yanjye se. Yawe. uze ko murangije Azima. Ahubwo tabihagaritse. Nzo wahagaritse mu bigende gusa. Reba so uko nareba nafungura itubi. Agasanga kurya. Ugasanga ni kurya nko wicarira mu. Uyu nguyu nawe ugiye kuzamuka kuko noneho nawe. Singa ntituzi twaye. Kumiro. Byarangiye. Kubyarangiye umuntu yigendere. Nibajya hese ivuga. Usuhuza abari badukuriye. Abari batugurishije. Nambonye ko umukino utsinze. Umugabo w'igisambo aragaragaye. Wahe mukino ndawutsinze. Umukinnyi w'umuhanga. Umukinnyi w'utsinze gushaka Amasubire ati. niyo mukinnyi w'utsinze gushaka. Ninjye Nuriye tsinze. itsinzwe irushanwa. W'utsinze gushaka. Birete ebyiri n'ibiraha umunani. Birindwi. Nibyo. Niyo utsinze irushanwa. Azo doriye bingahe Birete byasiri. magana 1,100 cyose ndakiriye. Ikijana. Ariko bizagumamo. Ibi. Yari kuvuga ngo igihumbi n'ijana. None se. Bitabo. Ariko kwiga muzongera kwikina. Akayita karabwiye. Gatinga ntanjye.